ababashije kumva ikinyenga n'icyanga cy'ubuyobozi bavuga ko ntako bisa kubona abantu bose bagukikije bakubarara imbere, icyo uvuze cyose bagakoma amashyi, baba bagukunda cyangwa batagukunda, ugategeka bigakorwa, ukica ugakiza ndetse ukaba umugenga w'ibintu n'abantu baho uyobora. Kubera iyo mpamvu ubutegetsi no kuyobora nicyo kintu kuva mu kabwibwi k'ibihe cyatangije intambara zitabarika zirimbura byinshi, harimo n'amagara y'abatabarika. Ni ukuri da, kuko umushakashatsi Chris Hedges we yemeza ko kurwanira ubutegetsi n'ubutwari bimaze guhitana bakaba miliyari y'abantu kuva abantu batangira kuvumbura icyunyunyu n'uburyohe ntagereranywa biba mu kuyobora. Ahubwo amacenga n'uburyarya bwiswe politike byaturutse mu mayeri n'imivuno yo kugera ku buyobozi cyangwa no kubufata ukagundira byo kumata. Ibyo byose ntiwabasha kubyumva keretse nk'ubwiye ko hari intambara imaze igihe kingana nk'uko isi ingana irwanwa hagati y'abantu babiri bapfa ikintu kimwe gusa, ubuyobozi. Izi mpande ebyiri zananiwe kumvikana ku buryo gusaranganya ubutegetsi byatumye haduka intambara yatumiwemo abatuye isi bose, buri wese agafata uruhande rumwe maze gusebanya no guhangana bitavugwa kuva icyo gihe kugeza ubu tuvugana birarimbanyije. Iyi ikaba intambara y'ibihe byose yatangije imibabaro yose, igatangiza ibibi byose tuzi kandi ni nayo izasoza ibyo tuzi byose. Mu matsiko adasanzwe kandi mu buryo bwihariye, muri iki kiganiro turasuzumira hamwe intambara y'ibihe byose hagati y'Imana na Satani nuko politike ya none y'amatiku, guhemukirana, kwivuna uwo mutumva ibintu kimwe bihura neza n'urwangano rw'Imana na Satani, ndetse ni nabyo byatangije politike, guhangana, kurwanira ubutegetsi, ibyiswe igitugu no kurwanira demokarasi. Ese ni gute izi mpande ebyiri zapfuye ubutegetsi kugeza aho havuye mu rwango byemezwa ko twese rwatugizeho ingaruka? Ni gute buri ruhande rusebya urundi kugira ngo rubone abarwanashyaka n'abambari mu ntambara yatangiye twese tudahari, tutazi neza icyo bapfuye, ariko buri wese agasunikirwa kugira aho abarizwa? Mu gusubiza ibyo bibazo turifashisha ibitabo bya Bibiliya, Quran, Palisade Lost n'izindi nyandiko, tutagamije kubangamira imyizerere y'uwo ari we wese, ahubwo guhuza imyizerere na politike, kumva no gusobanukirwa ibidutera amatsiko. Niyo mpamvu iyi nkuru turayibara mu buryo bw'imyandikire isanzwe. Kuba byizera bemera ko ikinyabubasha ntagereranywa cyitwa Imana aricyo ntangiriro y'ibyo tubona, kuko aricyo cyabiremye kikanabigira uko kibyumva. Imana ngo niyo yashinze igihugu n'ubwami bwitwa ijuru, nk'uko Gihanga Ngoma Ijana yashinze u Rwanda mubona, ahereye ku butaka buto bwitwa Gasabo. Imana nayo yaturutse aho tutamenye neza, maze itangira kurema igihugu cyitwa ijuru yari guturamo, ndetse ikurikizaho ubu butaka bwitwa isi. Aya akaba amagambo agaragara ku rupapuro rwa mbere ku murongo wa mbere w'igitabo cya Bibiliya. Ahantu amakimbirane asa n'ayatangiriye ni mu gushyira mu myanya bazayifasha kuyobora icyo gihugu yari imaze gushinga. Aha tubyumve neza, uyu munsi byitwa demokarasi n'ibya repubulika byemeza ko umutegetsi ayobora igihugu akavaho cyangwa agasaza hakaza undi. Ibyo rero siko byari kugenda mu gihugu cyitwa ijuru, kuko Imana yari ibaye perezida w'ibihe byose kandi atagomba kuvugirwamo, gusimburwa ndetse no guhinyuzwa, kandi bikaba ubuziraherezo. Muri bamwe mu bategetsi bayoboranaga, uwasaga nk'amwungirije wari nka minisitiri w'intebe muri politike ya none, ibyo ntiyabikojejwe. Atangira imigambi yo gukora kudeta no guhirika umuyobozi we, kandi ari we wamuhaye ububasha bwose. On the second day of the world's creation, God conceived heaven and earth. Ku munsi wa kabiri wo kurema, Imana yatandukanyije ijuru n'ikirere. Kuri uwo munsi umwe Imana irema abamarayika. Ibiremwa by'agatangaza birimo ibyahebuje ibindi nka marayika Mikayeli na Gaburiyeli byatangiye gutura mu ijuru iruhande rw'umuremyi, ariko hakaba n'ikindi kiremwa cyihariye mu bwiza n'ubudakemwa, ari we Lucifer. Nicyo cyari ikiremwa gihebuje Imana yari yarigeze irema. Iki kiremwa cyari gifite imico myinshi itangaje, nyuma kiza no kwigarirwa no kwiyumva ubwishongozi, kuko yari umwe mu bakuru. Lucifer wari waratangiye kwitera amajeki, yiyumvishe nk'intungane, atekereza kwishyira hejuru y'umuremyi we, yifuzaga kuba nk'Imana. Ati yifuza kuba nk'Imana, bivuze ko nawe yifuzaga ubutegetsi no kuba perezida w'icyo gihugu cyitwa ijuru, ibintu umwami Imana atari kwemera, kuko n'ubundi igitekerezo nk'icyo nta muyobozi n'umwe w'igihugu wacyemera, keretse habayeho kubisunikirwa mu nzira z'intambara cyangwa ahake bikanyura mu nzira z'amatora. Wongeye kubisuzumisha igitabo cya Quran, usanga ikindi kintu bapfuye gikomeye ndetse cyatangije intambara ari agasuzuguro. Muri Quran, ndavuga yasemuwe mu Cyongereza cyangwa Igifaransa twishyikiramo mu isura ya 17 yitwa Al-Isra ku murongo wa 61, bemeza ko Allah amaze kurema Adamu yasabye abamarayika bose kumwubarara imbere, ariko uwitwa Iblis, Satani mu Cyarabu, yanga gupfukama neza. Bati igihe twabwiraga abamarayika duti mwubarere Adamu, barubaraye uretse Iblis, wavuze ati ubu koko nshobora kubararira gupfukamira umuntu waremwe mu ibumba? Quran ivuga ko ibyo bimaze kuba Allah ngo yarakaye cyane. Ibyo birabateranya kuko byafashwe nk'agasuzuguro n'ubwibone. Mu isura ya 38 yitwa Sad, umurongo wayo 75, Allah arakaye cyane yabajije Iblis cyamuteye gukora ibyo yakoze. Haranditse ngo Allah agira ati
o Iblis, niki cyakubujije gupfukamira icyo naremesheje ibiganza byanjye? Aho ntiwaba wari umwibone muri kiriya gihe, cyangwa wamaze kuba umwe mu bishyize hejuru? Ikindi cyamenyekanye, aba banyembaraga baba barapfuye nk'uko abahanga mu bya teoloji nka Jonathan Edward babihamya, ngo Imana yaje kugira umwana wayo w'ikinege maze abwira abamarayika bose ko wagiye kuba umutwaro umwungirije kandi akagenzura abasigaye bose. Ibyo bikavuga ko Lusiferi yari agiye kubura umwanya we. Nk'uko yanze gupfukamira Adamu, aho naho yararahiye avuga ko atazayoborwa n'icyo gitambambuga, ahubwo yadukana umugambi wamuteranyije n'Imana, nk'uko wabisoma muri Bibiliya igitabo cya Izayi igice cya 14 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14, ngo yagize umugambi wo gushinga ubwami bundi ahagana mu majyaruguru y'ijuru maze agaturana n'Imana, umwe ari mu bwami bwe n'undi mu bwami bwe. Ariko aho naho ahari mu matware y'Imana, bituma haduka kutumvikana. Rero uko gushwanashwana no kutumvikana mu mitegekere ya Lusiferi na shebuja byakomeje gukongeza amakimbirane, nuko bombi batangiza intambara barwanye kuva icyo gihe kugeza none, bisa nkaho nta numwe urayitsinda, nubwo uruhande rw'Imana rwemeza nta kabuza ko hari icyizere nashidikanywaho ko aribo bazegukana intsinzi, gusa n'uruhande rwa Lusiferi sagafu k'imvugwa rimwe nk'uko turabibona. Dore ko intambara yagenze, ubundi nta muntu n'umwe wigeze agira amahirwe yo kubona iyi ntambara kuko nta n'umuntu wari utuye muri icyo gihugu. Ariko umwe mu bantu banditswe mu gitabo cya Bibiliya witwa Yohana yemeza ko we yiboneye n'amaso ye filime y'ibyabaye bikanyura mu bizwi nk'ibonekerwa. Ibyo yabonye yabyanditse mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe kuva ku gice cya 12 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9, aho agira ati: nuko mu ijuru intambara irarota, Mikayeli n'abamarayika be barwana na cya kiyoka, nacyo kirabarwanya hamwe n'abamarayika bacu, ariko ntibabasha gutsinda, kandi ntibongera ukundi kugira umwanya wabo mu ijuru. Cya kiyoka nyamunini kirahananurwa, ya nzoka ya kera na kare, ariyo bita Sekibi na Sekinyoma, wa wundi uyobya isi yose, nuko gihananturirwa mu isi hamwe n'abamarayika bacyo. Ibyo byumvise wahita wumva ko intambara yarangiye, Lusiferi wahimbwe ikiyoka atsinzwe. Nyamara siko byagenze, kuko ahubwo bisa nkaho yafashe igice cy'abaturage bari bamushyigikiye maze bajya gushinga leta yabo ku bundi butaka, aho ibisirikare byombi byakomeje guhangana bitavugwa. Mu mateka yose y'ubushakashatsi byemezwa ko umuntu wageze kure mu gusesengura iby'intambara y'Imana na Satani ari umwongereza John Milton. Uyafatwa nk'umwanditsi w'ibihe byose mu Bwongereza n'inyandiko z'Abongereza, ku buryo aza ayingwayingwa na William Shakespeare. Mu 1667 yasohoye edisiyo ya mbere y'igitabo cyamenyekanye cyane nka Paradise Lost. Nyuma y'imyaka 7 asohora edisiyo yacyo ya kabiri, aho muri iki gitabo yanditse ku ntambara y'Imana na Lusiferi kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo. Muri iyi nyandiko yanditse mu mikarago, mu gice cya mbere ku mukarago wa 263 yahanditse interuro ko ngo Satani yaba ataratsinzwe ngo yirukanwe mu ijuru, ahubwo ngo yaragize ati: better to reign in hell than to serve in heaven. Byaba byiza kuba ndi umuyobozi mu kuzima aho kuba umukozi mu ijuru. Muri iyi nkuru n'abahanga mu bya teoloji bemera, Milton yahamije ko Lusiferi yari umunyembaraga, ku buryo bisa nkaho Imana ubwayo yakoze ikosa ryo kumurema no kumuha ububasha bw'ikirenga kugeza aho yari itakibasha kumugenzura. Yanditse ko iyi ntambara yarwanye yatangiye hagati y'Imana n'abamarayika barabarinzi b'Imana ngo birakomera, bituma Imana yohereza indwanyi ya nyuma yizeraga, ariwe General Marayika Mikayeli ngo ayobore urugamba, gusa ngo rwabuze gica, ku buryo muri chapitre ya 10 ho mu gace k'umukarago 1080 John Milton yahamije ko iyi ntambara yamaze iminsi 3 yose, aho yanavuze ko Lusiferi ashobora kuba yari amaze gucika ingumi 10 zose, ariko ngo General Mikayeli nawe n'ingabo ze bari bahazahariye bitavugwa. Ngo Imana ishobora kuba yarabonye ko bishobora kugorana, maze mu ibanga yari yibikiye isunika Lusiferi mukura mu ijuru, imwohereza ku butaka kandi bwo mu majyepfo y'ijuru, nawe mu mbaraga zidasanzwe agenda nk'umurabyo. Wabisanga mu Ivanjiri ya Luka igice cya 10 umurongo wa 18. Muri edisiyo ya mbere ya cya gitabo Paradise Lost igice cya 9 mu gika cya 425 kugeza ku cya 430, Milton yavuze ko Lusiferi yese ajya gutangiza igihugu cye ku butaka bwo hasi, ahantu hihishe cyane ku buryo n'Imana ubwayo itari kuhageza ubugenzuzi kugeza na n'ubu. Yemeje ko aho yashinze umurwa witwa Pandemonium, na n'ubu mu nyandiko zose umurwa mukuru wahitwa ikuzimu witwa Pandemonium. Muri uko kugenda ariko ngo yakunkumuye igice cy'abaturage n'ingabo zo mu ijuru, ubwo n'abamarayika kandi bakomeye bitavugwa. Muri Quran mu isura yitwa Al-Baqara, isura y'inka ku murongo w'102, bavuga ko mu gihugu cya Babyloni higeze kwaduka abamarayika babiri, uwitwa Harut na Marut. Abo ngo ni bamwe mu bari barirukanywe mu ijuru, ariko bakagira imbaraga n'ubugenge budasanzwe ku buryo aribo badukanye amayeri yo kwigisha abantu gukora ibitangaza, ibyiswe maji. Sabo gusa kuko Bibiliya ubwayo yemeza ko 1/3 cy'abari batuye ijuru cyose cyajyanye na Lusiferi muri Pandemonium. Tutararengaho hari ibitabo bitatu byitwa ibya Enoki, nk'uko wumva ngo ibitabo bya Matayo, Luka, Mariko, ariko ikibabaje ibitabo bya Enoki, ise wa Metusela na sogokuru wa Nowa byakuwe ku rutonde rw'ibyashyizwe muri Bibiliya kubera ibi bivugwamo bishobora kuba biteye ubwoba. Nyamara nibyo bitabo byonyine byo hambere ngo byabashaga gusobanura neza intambara hagati y'Imana na Satani, ndetse n'ukuntu Satani n'abamushyigikiye bavuye mu ijuru.
Mu gitabo cya mbere cya Enoki cyitwa The Book of Watchers avuga ko Satani ava mu ijuru yajyanye hafi abamarayika bari bakomeye mu ijuru barimo Samyaza. Uyu ngo yari umuyobozi w'ingabo zikomeye zikitwa Sons of God, abana b'Imana. Aba ngo bari bagizwe n'imitwe 10, buri wose ufite abasirikare 20 harimo n'umuyobozi wabo ukomeye. Noneho bose bakihuriza hamwe bakaba 200, bakaba munsi y'ububasha bwa Samyaza nk'uko Enoki abyemeza. Abo ngo bakaba bari bashinzwe inkiko z'ijuru. Igikomeye Enoki yemeje ko bose uko ari 200 n'abatware babo 10 uhereye kuri Artekof, Lemashel, Kokabel gukomeza ukagera kuri Yehadieli, bose bamanukanye na Rusuferi. Hejuru yabo hari abandi bamarayika 7 b'ibikonyozi babanzirizwaga na Rusuferi ubwe, bakaba bari bashinzwe imirimo ikomeye mu ijuru, bakabamo Beelzebub wari umunyamabanga wa Rusuferi, Leviathan uyu yari ashinzwe iby'ubutabera mu ijuru, Azazeli wari ushinzwe igice cy'imbaraga z'ijuru n'Imana, Abadoni na Asmodeus bari bashinzwe kurimbura uwagomeye ijuru, ndetse na Belial uyu akaba intiti n'incakura yari ishinzwe amabanga menshi y'ijuru. Abo bose n'abandi benshi mu mirimo itandukanye bajyanye na Rusuferi. Gusa mu ijuru naho hasigaye abandi bajenerali n'abanyapolitike bakomeye cyane, barimo n'umuhungu w'Imana byemezwa ko afite ububasha buyingayinga ubwasi. Aho mu ijuru kandi hasigaye Rafaeli byemezwa ko ari we chef w'abamarayika bose nyuma y'uko Rusuferi yigumuye. Ntabwo wakibagirwa Mikayeli ufatwa nka minisitiri w'ingabo nk'uko byari bisanzwe. Hari kandi Gaburiyeli uyashinzwe itumanaho, Uriya ushinzwe ubwenge, ubwo ni amashuri, na Jerahmel wagereranya n'ushinzwe transport. Abo bose wabasanga muri Bibiliya mu bitabo bitandukanye, ubwo ndavuga niba ujye uyisoma. Ariko izo mpande ebyiri rero, rumwe rutuye mu gihugu cyitwa ijuru rukayoborwa n'Imana, urundi rutuye muri Pandemonium rukayoborwa na Rusuferi. Izi zombi zashinze politike zidasanzwe zo guhangana. Igiteye ubwoba nk'uko n'ubundi muri politike bisanzwe bigenda, nuko izo mpande zose zabizanye kuba nyembaraga nkeya, aribo twebwe abantu. Aha Rusuferi akoresheje imbaraga yari asanganywe ngo yegereye umuntu amubwira ko yayoboka politike ze. Umuntu nawe arabyemera. Gusa ngo Imana yararakaye cyane kuko umuntu yari asanzwe afitanye amasezerano nayo y'imikoranire, bituma Imana yari imufiteho ububasha munyuzaho akanyafu ko guhangayikira muri iyi si. Gusa ikosa ryabibayemo nuko Imana nayo itakoze iyo bwabaga ngo yirukane uwo munyembaraga mugenzi wayo imujyane kure maze ikareka akagira ububasha ku bugenzuzi bw'isi, kandi asa nk'aho arusha akabaraga umuntu. Nibi n'aba atheiste nka Christopher Hitchens bafata nk'ubugambanyi simusiga. Uyu mu 2007 yasohoye igitabo kinubiwe bikomeye n'abari ku ruhande rw'Imana n'abakristo muri rusange, akita God is not great. Nuko avugamo kuva mu ntangiriro imbaraga nke z'amadini ya gikristo ndetse n'Imana bagendera wahereye ku kuvuga ko habaye imikosa, niba ngo inkuru ari impamo, kubona Imana itinyuka ikareka Satani akaba umugenga w'isi, kandi kuri iyo si hariho umuntu Imana yemeza ko ikunda. Imana rero ngo igahindukira igasaba umuntu kurwanya Satani, kandi nawe rwarabuze gica mu mirwano yabereye mu ijuru. Aho ngo ni hoterwa yagereranyije no gufata igitambambuga ukakikoreza umufuka wa sima. Ariko abemera uruhande rw'Imana bagahamya ko Imana yabikoze kugira ngo ihe uburenganzira buri wese bwo kwihitiramo ikibi n'icyiza. Gusa byagaragaye ko abantu hafi ya bose batabuze gukomeza kugana ku ruhande rwa Satani, kuko ibyitwa ko ari ibirango by'ishyaka rye ari byo byaha byasubiwemo kenshi, n'ubu bigisubirwamo n'abantu hafi ya bose, ku buryo Imana yagize umujinya igashaka no kubarohamo ibiturika nko kubakorera jenoside. Dore ko ngo hari n'abigeze kuyirakaza mu bihe byashize ngo rwose bakorera jenoside y'injyana muntu, ku buryo umuntu wacitse ku icuma ari uwitwa Noah n'abantu bake, kuko ngo ari we wenyine wumvaga politike zayo. Murabyibuka mu nkuru y'inkuge. Nyuma yo kubona ko mu ntambara Satani isa nkaho iri kurusha Imana diplomasi yo kureshya abayishyigikira, Imana yahisemo kohereza umuhungu wayo ngo aze kureba ko nawe yakora propaganda maze bongera umubare w'abarwanashyaka, kuko nguko ibihe bijya mbere ngo igihe cy'intambara ya nyuma none izahuza Satani n'Imana cyegereje. Nkuko bigaragara muri Luka igice cya 14 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19, ngo misiyo ye yibanze bwari ubukangurambaga rusange. Nyamara ubirebeye mu yindi ndorerwamo yari afite n'undi mugambi w'ibanga wo kujya kubikira Rusuferi muri Pandemonium, yamuca urwaho akaba yamwivugana. Nko mu ibaruwa intumwa Paulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 9 avuga ko Yesu ashobora kuba yaragiye kuzimu. Kiliziya yo hambere ikaba yarigishaga ko Yesu yagiye kubohoza abapfuye, gusa bigasa nkaho nabyo bitamugendekeye neza, kuko yakuye imfunguzo gusa, ariko nta gakuru ko kwica Rusuferi kigeze kamenyekana, ikimenyetso cy'uko niba bararwanye yaba ataramutsinze. Kumutsinda byo byanagorana, kuko ahubwo Rusuferi byemezwa ko ari we wamugambaniye kugira ngo abantu bamuhohotere mu bugome buhora bwirahirwa nabo bwumvise. Ibi ni byo kuko ngo Rusuferi yanyuze mu nshuti ya Yesu yitwaga Yuda Iskariote, bagambana guhemukira Yesu. Muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 21 kugeza kwa 27 batubwira inkuru y'ukuntu Yesu yari ari gusangira n'abambari be, noneho kuko nawe yari yibitseho za maji nyinshi ngo aza kurabukwa ko hari umusangira ngendo ushobora kuba ari buze kumugambanira. Nuko abwira abo basangiraga kumwe muri bo ari bumugambanire, bamubajije ibimenyetso avuga ko uwagiye guha umugati araba ari we. Nuko ahita awuhereza Yuda Iskariote mwene Simoni. Ku murongo wa 27 bati nyuma yo guhabwa uwo mugati nibwo Satani yamwinjiyemo
nuko Yesu aramubwira ati icyo ukora gikore vuba. Aho ni ukuvuga ko Rusuferi yagambanye na Yuda mu mayeri yamenywe na Yesu wenyine, ari nako umwanditsi Luka yabyemeje muri Luka igice cya 22 umurongo wa 3 wa 14 n'uwa 19, aho nawe yemeje ko Satani yabashije kwigarurira umutima wa Yuda bakemera kugambana, byatumye ahabwa n'agahimbaza musyi k'ibiceri 30 by'icyo gihe. Nuko Yesu baramucakira ashinjwa ibyaha byinshi birimo kugumura rubanda, kuyitirira inzego, kwangiza ibikorwa bya rubanda, agasuzuguro n'urugomo. Nyuma y'ibyo byose bamukatira igihano cy'urupfu abambwe ku musaraba. Gusa uruhande rw'Imana rukemeza ko ibyo byose byari imipango n'amayeri ya politike zabo bateguye kugira ngo ayo maraso amenwe butabazi. Nyamara kugezana n'ubu bisa nkaho ntacyo byatanze, kuko Satani asa naho ahubwo akomeje kuba umugenga w'isi. Ingingo ivuga ko Satani mu rugamba ahanganyemo n'Imana we yamaze kurwana akigarurira isi n'abayituye, byo bisa n'ibidashidikanywaho, kuko n'igihe Yesu yari ari mu isi yamwishongoyeho akamubwira ko aramutse yitwaye neza yayimwiheraho umugabane kuko ari umutungo we bwite. Muri Luka igice cya 5 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 handitse ko Satani yajyanye Yesu ku musozi muremure, amwereka isi yose, amubwira ko niyemera ibyo amubwira arayimuha. Igiteye ubwoba nuko Satani asa nkaho afite ubugenzuzi bwose ku isi. Gusa muri ya magambo Christopher Hitchens atemera, Imana ivuga ko twese dutegetswe kugahato kuyikorera, twabyanga twabyemera. Ni nako bimeze, kuko uzabyanga ngo umunsi Imana izaba imaze gutsinda umwanzi wayo Satani, ngo abazaba batarashyigikiye ishyaka ryayo bazabona ibihano by'agatangaza birimo n'ubugome bw'indengakamere bwo gutwika ubuziraherezo muri Gehinomu. Muri rwa rugendo rw'umuhungu wayo mu isi rero, yasize yibiye akabanga abariho icyo papa wazakorera abataramushyigikiye. Mu gitabo cya Matayo igice cya 25 umurongo wa 41 yavuze ko abazaba barumviye se ngo bazahagarikwa iburyo, abandi batumvise politike zabo bagahagarikwa ibumoso, maze bigende gutya. Hanyuma azabwira ab'ibumoso ati nimwumve iruhande mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe Sekibi n'abamarayika be. Kubera iyo mpamvu abantu benshi iyo bumvise ibyo bihano bakuka imitima, bakemera gukurikira politike z'Imana, dore ko inemeza ko umwanzi wayo ari n'umuntu mubi w'umugome uteza ibyago byose, agakwiza amahame yo kurenga ku itegeko nshinga ry'Imana rikubiyemo ingingo 10, ndetse akabagambiriye no kuzatuma bahanwa muri uwo mujinya. Nyamara ibyo bisa nkaho ari ikigeragezo n'ubundi abantu bananiwe gusimbuka, kuko amategeko ya Satani asa nkaho yoroshye kuyakurikiza, dore ko arimo ibishimisha mubiri gusa, ikindi akaba akubiyemo n'amayeri menshi arenze kuri intekerezo za muntu, kuko anamurusha imbaraga. Si n'umuntu gusa arusha imbaraga, kuko hari n'ubwo uyu Satani yagaragaje ko n'Imana abishaka yayitungura akayigabaho igitero gitunguranye n'abasirikare barinda inkiko z'ijuru batarabutswe ibyabaye. Mu gitabo cya Yobu igice cya 1 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7 bavuga ko hari ubwo Imana yahamagaje inama y'abamarayika, maze igatungurwa no kubona Rusuferi yicaye muri bo. Umunsi umwe abamarayika b'Imana baza gutaramira Uhoraho, Satani azana nabo. Uhoraho abaza Satani ati uturutse he? Satani aramusubiza ati mvuye kuzerera isi no kuyitambagira. Aho ntutekereze ko ibyo byabaye ubwo abo bombi bari bakiri mu ijuru, ahubwo byabaye nyuma ubwo Satani yari yaramaze gushinga leta ye ku isi. Niba rero Satani abasha komboka no gusesera bucece akinjiraho Imana iri nta urabutswe mu bayirinda, nibyo byatumye bamwe mu bahanga nk'umufilozofe Bertrand Russell ku rupapuro rw'193 rw'igitabo cye cyavugishije benshi aya ndongo Why I am not a Christian, avuga ati abantu bakomeje gushakira ubuhungiro ku Mana ngo barahunga Rusuferi n'ibyago byose abateza, ariko bisa nkaho nayo yanze kwerura ngo ivuge ko yananiwe kumutsinda, ahubwo ikoresha iterabwoba no guhahamura abantu ko izabahemukira nkaho hari icyo bazi kubyo apfa na Rusuferi. Uyu nawe yunga mu rya Christopher Hitchens n'inyandiko ze, avuga ko Imana ikomeje gukoresha igitugu n'icyo yise mu nyangire, mu gihe abantu bagahawe amahitamo bwite yo guhitamo ikibabereye ntawe bateye ubwoba ngo nimutemera ibimuzashya mugurumane nkaho kwemera ari agahato. Akanavuga ko n'ubundi Imana yemeza ko ibyabaye byose n'ibizabi bizi kandi yabishyize ku murongo, bityo ko no kurimbuka kw'abantu ibizazane n'amakubi bizi, ngo ahubwo habonetse ubutabera nyabwo yabibazwa nta kabuza. Bigatuma Bertrand Russell asoza muri icyo gitabo cye agira ati dore iyo niyo mpamvu ntemera ubwo bukristo n'Imana bushingiyeho. Ingo yababaje abahanga benshi, bituma hanavuka imitekerereze yitwa atheism, yo guhakana rwose ishyaka ry'Imana mu makimbirane irimo na Satani, kuko ishinjwa gukoresha igitugu no gukangisha abantu ko izabavumbika mu makarata zimwe. Nyamara hari umuhanga wabayeho wabisobanuye ukundi, avuga ko ibitekerezo abantu bishyizemo ko Imana izahana abayigiriye nabi gahemba bayikoreye n'ibindi byinshi, ngo ari intekerezo z'ibihimbano z'abantu biyandikiye muri Bibiliya, dore ko nayo ari igitabo gisanzwe ahubwo cyanditswe n'abanyapolitike ngo batere rubanda ubwoba babone uko babayobora neza. We yavuze ko Imana iriho, yaremye ibiriho byose, igatura mu byaremwe karemano, ariko ko ititaye ku biriho ibizaba n'ibindi byose, ku buryo ibiriho byiyobora mu mbaraga karemano bikazagenda bisimbura n'iteka n'iteka, keretse habaye impanuka hakagira ibyakwangirika, ariko ngo nabyo byakongera kwisubiza ku murongo.
hari mu 1677 ubwo umunyamibare akaba n'umwe mu bahanga babayeho mu bya filozofiya badukanye byinshi umuyahudi Benedictus de Spinoza wamenyekanye nka Baruch Spinoza yasohoye inyandiko yatumye abayahudi bose bamuca mu miryango yabo ayita Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. Mu gice cya mbere agaruka ku isano ry'isanzure abantu n'Imana agira ati Imana si umuntu uri hejuru y'ibiremwa karemano nk'uko tubibwirwa, ntiyumva amasengesho yacu cyangwa ngo idukorere ibitangaza, ntizaduhanira aho twitwaye nabi, nta muntu wo kuduhora ibyo byose, kimwe nuko nta buzima nyuma y'urupfu kandi umuntu si ikiremwa cyatoranyijwe n'Imana nk'uko byemezwa. Bibiliya yo yanditswe n'abantu basanzwe. Iyo Mana si umwubatsi wubatse ibyo tubwirwa, nta nubwo ari n'umwami w'abami cyangwa umurwanyi ucigatiye inkota yo kurimbura. Iyo Mana ntireba icyo ari cyo cyose, nta n'iki twitezemo, nta nubwo ica imanza. Nyuma y'urupfu nta nubwo izahemba bazaba baragize neza. Ibyo byose tugereka ku Mana tuyisanisha n'umuntu nuko ugenekereza no kuraguza imitwe, kandi byanditswe byose ku ngenga bihe y'ibyitwa imyizerere n'imigenzo n'ibinyarujijo. Iki gitekerezo cya Spinoza cyakuyeho iby'intambara za Satani n'Imana, nuko byose byemezwa ko ari amatiku y'abanyapolitike n'amacenga agamije gucisha bugufa abantu, naho ubundi ngo nta byacitse, uzavuka ukure ukora ibyo ugomba gukora ku isi maze upfe ibyawe birangiriraho. Aho ikimenyetso yatanze nuko abemeza bakanigisha abandi by'ijuru ngo nta muntu numwe wabibayemo wagiyeyo cyangwa se ngo agire ubundi bumenyi bwihariye agaragariza abandi nk'ibimenyetso simusiga byemeza ibyo kubaho kw'ijuru n'ukuzimu, uretse ikusanyirizo ry'ibitabo rya Bibiliya ngo abantu batsindagiwe ku gahato maze utabyemeye akitwa umugome, nyirandabizi cyangwa umuntu ushaka kwikururira ibyago. Guhangana kw'Imana na Satani byaba ari byo cyangwa atari byo byasobanuye ikintu gikomeye mu buzima bwose bwa muntu, kuko igice kinini cy'abatuye isi bemeye kubaho kw'ibyo bice bibiri, ariko ubwiganze bwemera ko buhisemo gukurikira uruhande rw'Imana ku mpamvu ebyiri z'ingenzi. Iya mbere nuko bumvise ko nyuma ya byose bazahabwa agahimbaza musyi keza karimo gutura mu mahoro, bakarya ibiribwa by'ubuntu, bakishima bitavugwa, n'ubundi byashitura buri wese. Icya kabiri nuko hari ibyago byinshi bivugwa ko bishobora kuzagwirira bazaba batarakurikiye uruhande rw'Imana. Nyamara uruhande rwa Satani narwo rwagiye kure, kuko rusa n'urwabonye igice kinini ku buryo n'abari mu ishyaka ry'Imana batabura gukora ibijya mu mujyi wa Satani. Igiteye impungenge nuko twebwe abantu tutazi neza uwaba ari mukuri, niba koko Satani yarigumuye kuko yabonaga Imana ifite igitugu cyinshi, cyangwa se niba ari we wananiranye, twese nta n'umwe ubizi, ku buryo ibyari kuba byiza byari kuba ko abo bombi bakemura ibibazo byabo nk'abagabo badasabye abantu kwinjira mu byatangiye batanahari. Ku rundi ruhande ariko aya makimbirane neza afite ishusho isa n'iya politike yo ku isi, kuko umutegetsi wese ushatse kugundira ubutegetsi uko yaba ameze kose ntabura bamwigumuraho, yaba afite imbaraga bakamuhunga ariko bagakomeza guhangana nawe. Aho bitandukaniye nuko Imana na Satani basa nkaho babaho ibihe byose, ku buryo no guhangana kwabo kwagumye kubaho, kuko iyo baba bamara igihe gito nk'icy'abantu tumara ku isi biba byose byarakemutse.